Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ijana na kane n'ibice bitatu FM Ijwi ry'Amerika niyo uteze amatwi. Nanjye nkaba nkuhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye baha ikaze muri iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Ku nshuro ya 27 Abanyarwanda bose aho bari mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye baribuka Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuva tariki ya 7 Mata kugeza tariki ya 13 mu gihugu hose haba gahunda zo kwibuka zirimo ijoro ryo kwibuka, gusura inzibutso ndetse n'ibiganiro aho abantu batuye hatandukanye. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ipfobya rya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko turebera hamwe uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ipfobya rya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Ese ni ibihe bikorwa cyangwa amagambo abantu bavuga agaragaza gupfobya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo hari intambwe yatewe mu gutera umugongo ingengabitekerezo ya Genocide, hakiri ibisigisigi byayo, aho usanga hari abakihembera kenshi bigakorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo yadukusanyirije ibyagiye bigaragazwa n'inzego zitandukanye ku ngingo y'ingengabitekerezo ya Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Reka tumwumve. Muri iki gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 27 Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Komisiyo yo kurwanya Genocide CNRG itangaza ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya Genocide muri rusangi n'ihakana n'ipfobya rya Genocide yakorewe Abatutsi kigenda kigabanyuka, ariko hakiri ibisigisigi byayo byiganje cyane mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG Dr. Bizimana Shadamasine mu gusobanura impamvu zitandukanye ku ngengabitekerezo abapfobya n'abahakana Genocide mu gihugu, avuga ko bagabanyuka nk'uko bigaragarira mu mibare ijyanye n'abakurikiranwaho icyo cyaha buri mwaka ndetse n'umubare wabo icyaha gihama bakabihanirwa. Impamvu bigabanyuka ari uko ubu ngubu mu Rwanda hari amategeko asobanutse, ryaba itegeko rigenga icyaha cy'ingengabitekerezo ya Genocide n'ibifitanye isano nayo, risobanura neza ingengabitekerezo ya Genocide icyari cyo, gupfobya no guhakana Genocide yakorewe Abatutsi ku buryo abantu bamaze kurimenya bazi icyo birinda naho batagomba kurenga. Ikindi ngo nuko mu gitabo cy'amategeko hana mu Rwanda naho ibihano birebana n'abakora icyo cyaha
bisobanutse kandi bitanoroshye, cyane ko uhamwe na bimwe muri ibyo byaha ahanishwa igifungo kiva ku myaka 5 kugera kuri 15. Ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byiganje hanini mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Dr Bizimana Jean Damascene avuga ko abo ku mbuga nkoranyambaga babikongeza no kuri bamwe bari mu Rwanda. Ubutumwa atanga ni uko abantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga bakwiye kumenya iki tegeko riteganya. Jenoside yakorewe abatutsi ni ihame ryemewe ku rwego mpuzamahanga, nta kundi kuri kundi guhari. Dr Bizimana anenga cyane abakigoreka amateka bagerageza kumvikanisha ko mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri, ku buryo hariho n'abumva bashobora kubijyaho impaka. Akomeza avuga ko itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside rinabibuza ku buryo bugaragara. Rivuga ko kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri ari icyaha cyo kugoreka amateka. Abakoresha imbuga nkoranyambaga, abakora mu itangazamakuru, abanditsi n'abashakashatsi basabwa kureba icyo amategeko ateganya, bagakora ubushakashatsi cyangwa bagategura inyandiko zijyanye n'ukuri, aho kukugoreka bijandika mu cyaha nkana cyangwa batabizi. Imbere mu gihugu haracyari abagaragaraho ingengabitekerezo, aho intara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba arizo zagaragayemo abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside, mu gihe abari bafite imyaka hagati y'10 na 19 ubwo jenoside yabaga aribo biganje mu bagaragaweho ibyo byaha. Icyegeranyo giherutse gutangazwa n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda kigaragaza ko mu myaka 3 ishize kugeza muri Kamena 2020 amadosiye 949 ajyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside yinjiye mu bushinjacyaha akurikiranywemo abantu 1172. Tariki ya 8 Werurwe 2021 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG yamuritse igitabo Igisobanuro itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi kuva mu 1991. Iki gitabo cyitwa Rwanda 1991 1994, itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Gikubiyemo ibice bitatu. Igice cya mbere gisobanura bimwe mu bikorwa byaranze itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi kuva mu 1991 no mu myaka yakurikiyeho kugeza tariki ya 7 Mata 1994. Igice cya kabiri cyerekana uburyo jenoside yashyizwe mu bikorwa. Igice cya gatatu cyerekana uruhare rwa bamwe mu bari bagize leta y'abicanyi. Igice cya kane cyerekana umwihariko w'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro mu kurimbura abatutsi. Igice cya gatanu cyerekana uburyo umuryango w'abibumbye watinze kwemeza ko mu Rwanda hari jenoside irimo gukorerwa abatutsi, nyuma kaza kubyemeza nyuma y'impaka nyinshi. Mu kumurika iki gitabo, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko ibikubiye muri iki gitabo bigaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi atari impanuka cyangwa ngo ibe yaratewe n'ihanuka ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana, ko ahubwo ari umugambi wari warateguwe igihe kirekire. Dr Bizimana yavuze ko iki gitabo kigaragaza bimwe mu byaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi, kizafasha mu kwibuka jenoside n'inzirakarengane zishwe, kikazaha kandi urubyiruko ubumenyi bugomba kurufasha mu gusobanukirwa ayo mateka mabi, bityo urwo rubyiruko rushobore gukomeza kubaka u Rwanda mu bumwe no mu mahoro. Mbifurije kwibuka mwiyubaka. Njye narishimwe Honore ku bw'ikiganiro Ejo. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Uyu munsi umubare munini w'urubyiruko mu Rwanda ugizwe n'abasore n'inkumi bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uru rubyiruko rero rukwiye gusobanukirwa amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside ndetse n'ingamba zafashwe mu guhangana n'ingaruka zayo kugira ngo barusheho nabo kugira uruhare rufatika mu kubaka iterambere n'amahoro arambye mu Rwanda. Zimwe mu ngaruka za jenoside urubyiruko ruhanganye nazo harimo ihungabana n'amakuru n'ubumenyi budahagije bishingiye ku ruvangitirane rw'amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo. Izo ngaruka zititaweho
zishobora gutuma urubyiruko rw'u Rwanda rugwa mu bishuko by'abanyepolitike babi rukaba rwashorwa mu bikorwa by'urugomo aho gukoresha imbaraga zarwo mu bikorwa byubaka amahoro n'iterambere birambye abanyarwanda bifuza. Urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu bavuga ku bikorwa cyangwa se amagambo umuntu ashobora kuvuga bikagaragaza ko ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ibitekerezo twakusanyirijwe na Nishimwe Ariete. Genocide iyo idahawe izina nyirizina, tuvuge urugero niba ushatse kuvuga nka jenoside yabaye mu Rwanda ukavuga ngo ni jenoside yo mu Rwanda, twakwiye kubyitirira izina nyine jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ntabwo ari jenoside mu Rwanda. Ikindi ni nko gudaha agaciro nyine iki gihe cyo kwibuka, nabyo mbona ari nko gutesha agaciro nyine aba bayizize ndetse n'abagiriyemo ibibazo barokotse, gukina ku mubyimba abasigaye cyangwa se kubabuza amahoro abibutsa bya bihe bikomeye banyuzemo. Avuze ngo mu Rwanda nyine ngo habaye double jenoside, yaba apfobije amateka. Jenoside uko tuyizi itegurwa n'ubuyobozi. Ni ukuvuga yuko abatutsi batarenganye, ni ukuvuga ikintu cyose gitandukanye n'ukuri kw'ibyabaye. Hari ukutabanira neza abacitse ku icumu wenda mu gihe cy'icyunamo cyane ugasanga bakwiciye wenda nk'amatungo cyangwa se bagutwikiye nk'inzu, urumva no kugusubiza inyuma no kukwibutsa nyine ibihe waciyemo. Dufate nk'urugero, harimo nk'abantu bajya muri social media bakandika bati mu Rwanda nta jenoside yahabaye, cyangwa mu kimwe bakagenda nko ku nzibutso bakaba bakandikaho ibintu cyangwa bakagenda bapfobya amateka mu buryo butandukanye. Barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Dr. Bideri Diogene ni umunyarwanda, umwe mu banditsi bake b'ibitabo bigaruka ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba n'umukozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, aho ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubujyanama mu mategeko. Igitabo aherutse kwandika kiri mu rurimi rw'igifaransa yise Rwanda 1994 la couleur d'un génocide, mu kinyarwanda bivuga ibara rya jenoside, cyasohotse mu mwaka wa 2019 kigaragaza ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itarasize n'abo mu muryango we. Anatangamo ubuhamya bwihariye ku rubyiruko, ku bacitse ku icumu rya jenoside no ku banyarwanda muri rusange, mu ntego nkuru yo kugira ngo bifashe mu gukumira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Dr. Bideri Diogene wanditse iki gitabo, atanga ubutumwa bukebura bamwe mu bakigaragara mu bikorwa bibi byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'ubu nyuma y'imyaka 27 aratangira asobanura icyamuteye kwandika iki gitabo akacyita ibara rya jenoside. Reka tubumve. Kirero cya Rwanda la couleur d'un génocide, kize mu kinyarwanda ibara rya jenoside. Jenoside si ibara ritukura cyangwa umukara cyangwa iki, si ibyo nashaka kuvuga, ahubwo ni iki cyerekana gishobora gutanga isobanuro cya jenoside. Wowe ngo jenoside ni iki? Ni ibikorwa byose bibi birimbura abantu, mbese ni ibintu byose bigize icyo cyaha cyangwa se icyo cyaha, kuko jenoside ni icyaha. Rero ko biba n'ikindi kintu cyose ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Mwandika igitabo rero gikubiyemo n'ubutumwa bwitsa no kuba mugaragaza amateka y'ubuzima bwanyu, umuryango wanyu uba wabashije kurokoka jenoside ariko abawe nawe mwavukanaga bahitanywe nayo. Yego. Ni igitabo mwanditse mwifuza ko abantu bakura n'iki cyane cyane ku rubyiruko? Muri rusange no kwereka abazasoma iki gitabo contexte historique, kuvuga ibyabaye byabaga bikurikiranye cyangwa se bihereye ku kuvuga ibyemezo politike n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe kugera 1994. Rero nk'urubyiruko ndugenera chapitre nyumanitse nise la vie, ubuzima. Abantu bose nagiye mvuga bahitanywe na jenoside ariko n'abagiye barokoka iyo jenoside, abo nabageneye igice cyitwa la vie, uko babayeho nyuma ya jenoside, uko biyubatse, none bikajyana nanone n'ibindi bibazo igihugu cyagiye gihura nacyo. Kumva nyuma ya jenoside byari ngombwa kongera kubaka igihugu, ntabwo byari byoroshye ariko abantu babigezeho. Nubwo nanone n'uyu munsi bitoroshye kuko mvugamo nihakana rya jenoside rikorwa n'abantu bazwi, ariko nkekana yuko nanone hari ikindi gice kigenda cyumva neza jenoside icyo ari cyo, kandi no bugafatanya n'abanyarwanda mu kwikumira. Ariko se aho hantu hagenda hagaragara ikibazo byo hakana n'abapfobya jenoside, mu bihuza n'iki, bifite umuzi hehe, byanakumirwa gute?
ubu abahakana basigaye baradukiriye ibyo bita social media. Kera umuntu w'umushakashatsi uhakana jenoside nka Philippe Regency umwarimu muri kaminuza mu Bubiligi we yarandikaga ibintu periodique akazavuga ati nzasohora igitabo nerekana ibi n'ibi, ariko umuntu asigaye abyuka agashyira ibintu kuri YouTube agashyira ibintu kuri Twitter. Rero intambara ikomeye muri social media, ariko social media irimo ubusa nta kivuze. Social media itarimo content idafite ikintu ivuga aba ari ugusebanya aba ari ugutukana. Uhakana uzamuhashya ari uko social media cyangwa se tweet yawe cyangwa se kuri YouTube ushyizeho ikintu gifatika gifite icyo cyungura mu kumenyekanisha jenoside. N'abandi batoya n'abandi ndetse n'abandi bafite ubuhamya ko bakuru nabashishikariza kwandika, kuko uhakana we nta kindi wamushobotse uretse kuvugisha ukuri kandi ukavuga ukuri ku byakubayeho. Uvuga abakoze jenoside bose barafatwa, hari n'abahinduye amazina, ariko ikibabaje nuko ahubwo binarenga bikajyana no mu bana babyaye, ugasanga umurage bagirwa abana babo vuga ati okay komeza nuko nanjye. Rero amaherezo nta yandi, amaherezo ni mabi kuri uwo mubyeyi ushora umwana we mu bikorwa byo guhakana jenoside, kuko jenoside ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu udatinya jenoside n'ingaruka zayo aba ari igikuki mu mwanzi w'amahoro. Hanyuma urubyiruko rubyitwaremo rute muri urwo rugamba rwo guhangana n'abapfobya n'abahakana jenoside? Gutsinda urugamba rwo guhakana ku rubyiruko inshingano ni ikintu gukurikira uburere bwiza bahabwa mu mashuri. Ega dukenera urubyiruko rujijutse rufite ubwenge, ariko n'uteshutse ushaka urubyiruko akaba ari we ubibazwa n'ubutabera, kandi urabizi birakorwa, nta wihisha igihe cyose, naho uri wihisha aho ngaho amaherezo aragera bikakugeraho. Dr Bideri Diogene twaganiriye muri kino kiganiro ejo, murakoze cyane. Murakoze nawe. Murakoze cyane. Arakoze Dr Bideri Diogene ku kiganiro yaduhaye. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Urubyiruko nk'umusingi w'iterambere bakaba n'imbaraga z'igihugu. Babona ko hagakwiye gushyirwaho imbaraga mu kwigisha no gusobanurira abantu bavuga ukuri kw'ibyabaye mu Rwanda. Ndetse ku ruhande rw'abayobozi bakerekana itandukaniro mu miyoborere ugereranyije n'abari bariho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibindi mu by'urubyiruko rwifuza ko byakorwa reka tubyumve mu kiganiro bagiranye na Nishimwe Ariette. Icyambere nuko aba bantu bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakwiriye gushyikirizwa ubutabera. Urubyiruko cyangwa se ababyeyi abantu bakuru bazi neza amateka n'ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi bakabitwigisha, bakatwereka ingaruka zayo, bakabitwumvisha neza badaciye ku ruhande, kuko nicyo kizatuma jenoside itongera kuba mu Rwanda, kandi na jenoside yakorewe abatutsi ikabera isomo ku rubyiruko rw'uyu munsi n'urw'ejo hazaza. Nk'urubyiruko mbona hakorwa nyine mobilization, mbese kwigisha, kandi urubyiruko natwe tukabigiramo uruhare, kuko akenshi usanga n'ibyo bikorwa by'urugomo ntabwo ari umusaza ugendera ku rubando ubikora, nyine bikorwa n'abana yabyaye cyangwa se abuzukuru be. Urubyiruko nyine dukwiye guhaguruka akari twebwe turwanya abashaka gupfobya jenoside. Niba abantu benshi muri iyi minsi bari gukoresha Twitter cyane, ugasanga nkaho babwiye abantu message ivuga ati wenda mukomere muri ibi bihe ntibizasubira, ahubwo ukagenda uvuga ibindi bitandukanye cyangwa se ukipostingira ngo ibintu bisekeje, mbese ugashaka kuvanga ibintu bidakwiye kuvangika. Abayobozi bakomeza gukora nk'ibyo bakora, nyine gushishikariza urubyiruko n'abaturage muri rusange kubana mu mahoro, kudakomeretsanya, gufatana mu mugongo. Uko abayobozi b'ubushize bo muri 1994 batanze uruhare rwabo batandukanya abaturage, abayobozi b'iki gihe bakwiye gutanga umusanzu wabo, ahubwo babashyira hamwe, babigisha urukundo, babigisha gufashanya, mbese habaho ikintu cyo kunga abaturage uko batandukanye. Nk'urubyiruko imbaraga za mbere no kwigisha.
hari abantu baba badafite n'ubumenyi kuri iyo jenoside uko yateguwe uko yakozwe. Twebwe rero nk'urubyiruko abantu bajijutse ni ukubigisha. Ikindi ababikora nk'anabashaka nyine kuyipfobya ni uguhangana nabo, niba bakoresha ibinyamakuru haba mu nyandiko tukabasubiza kandi tukabasubiza neza mu kuri kwabaye. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa ahantu hose bigaragara hari abantu babyanditse cyangwa bapositinze amafoto atari meza, twagiye tuba nyambere yo kubinyomoza tugatanga amakuru y'ukuri nk'abantu babibayemo dufite ubuhamya bwa nyabwo, tukazajya tunyomoza ayo makuru. Uruhare rw'abayobozi ruragaragara ni rwinshi. Hari gahunda leta yagiye ishyiraho mu buryo bwo kurwanya abantu bapfobya jenoside, hari gahunda za Ndi Umunyarwanda, hari ibiganiro bigenda biba mu matsinda agiye atandukanye. Ndumva nk'urubyiruko twebwe icyo twakabaye dukora ni ukugenda twitabira gahunda za Ndi Umunyarwanda. Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu ni natwe musingi w'ejo hazaza w'igihugu. Buri wese yakagombye gushyiramo imbaraga ku giti cye, akigisha na bagenzi be, akabasobanurira, kuko hari n'ababihakana batazi ibyo barimo, aho wumvise bagenzi bawe bari kuvuga ibintu nabi kuko wenda bazi amateka nabi waba babibasobanuriye nabi cyangwa bategeze bagira ubwo bumenyi ngo bamenye uko ibyo bintu byagenze, wowe ukabasobanurira kugira ngo n'iyo myumvire mibi idahwitse bafite igabanuke inabashiremo. Uyu munsi rero ikintu abayobozi bagakoze nta kindi ni ukwigisha abantu gukundana, kubahana, kumenya ko mugenzi wawe ari umuntu kandi akwiriye kubaho, bakerekana itandukaniro hagati y'ubuyobozi bwa kera n'ubw'ubu ngubu, ko ibintu byose ari amahoro kandi tugomba kuba mu Rwanda twishimiye twese turi Abanyarwanda tukabaho neza. Nyuma yo kumva ibitekerezo by'urubyiruko, nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, reka noneho dufate umwanya twumva ubutumwa mwatugejejeho muri iki kiganiro. Ni ubutumwa tugezwaho na Christelle Wikeza. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho turi kwibaza tutese mubona hakorwa iki ngo ntihongere kubaho ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Reka duhere ku butumwa bwo kwishaka Ferdinand utuye mu karere ka Gasabo ku Gisozi, aho yagize ati dukwiye kuba hafi y'abacitse ku icumu, twirinda amagambo yabasubiza inyuma, tukamagana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, dukomeza kwigisha gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Naho Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke aravuga ko icyakorwa ari ukwigisha abakiri bato bihereye mu muryango, n'ababyeyi bakabigiramo uruhare mu kubasobanurira amateka ya jenoside, bakanabigisha kugira urukundo kuko ari ryo pfundo ryo kubana neza. Naho Ngoboka Jean Claude uherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yagize ati icyakorwa ni uko abayobozi bakwigisha urubyiruko amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, n'ababyeyi bakabigiramo uruhare baganiriza abakiri bato. Naho Rubanza Ngabo yagize ati icyakorwa ni uko hakomeza gushyirwa ahantu hatandukanye hagaragaza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'ibitabo ku buryo urubyiruko rwajya rubasha gusobanukirwa amateka, kuko hari igihe urubyiruko ruhabwa amakuru atariyo n'abantu bagamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ibitekerezo tumaze kwakira byari ibi, ariko namwe mudukurikiye mwakomeza kubyohereza, ndakomeza mbyakire. Arakoze Christella kutugezaho ubutumwa bumaze kumugeraho. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cya none cyagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nawe wari uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0702028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye nitwa Nicole Giraneza. Twese hamwe dukomeze kwibuka twiyubaka. Abavakazi bararira, Abanyarwanda turarira, kubera wewe jenoside, genda jenoside, wahekuye u Rwanda, never again, genocide.
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.